inzira y'Imana irahera. Mu magambo make, Imana yashyizeho ubuturo bwera kugira ngo ihuriremo n'abantu igira ikibakorera. Iyi nyigisho y'ubuturo bwera niyo nyigisho yagombaga guhesha Kristo agaciro, igahesha agaciro ibyo Kristo yakoze, bigatuma urupfu rwe rudapfa ubusa kandi amaraso yakabyara umusaruro mwinshi. Satani amaze kubona rero yuko inzira y'Imana irahera, Satani icyo yakoze ni uburyo iyi nzira yayisiba agaca izindi nzira. Aha rero niho tubona yuko inzira yo gukira, inzira yo kwihana, inzira yo gutsindishizwa n'unuku bwo kwizera, inzira yo gukomeza icyo ijambo ry'Imana rivuga cyose yari iri mu buturo bwera, yigishwaga mu buturo bwera. Uyu ni wo mutungo ukomeye Abisirayeli bari bafite mu bintu byose bari bafite, kuko ubwiza bw'Imana bwari butuye muri iyi nzu, ibisubizo by'Imana byavaga muri iyi nzu, kandi amasezerano y'Imana no gusaba imbabazi kw'ishyanga niho byakorerwaga. Mu magambo make rero, n'imihango y'iminsi mikuru ikomeye bagiraga yari ishamikiye kuri ubu buturo bwera. Ubu buturo bwera nkwibutse ko nimo inyigisho y'ubuhanuzi ikomoka. Muri ubu buturo bwera niho hakomoka inyigisho y'urupfu rwa Yesu, umusaraba we, kugenda kwe, kugaruka kwe. Kandi nanone muri uru buturo bwera niho hari inyigisho y'amateka y'itorero. Rero niyo mpamvu Satani yabwanze. Muri Daniel igice cya 8:9 haravuga ngo kuri rimwe muri ayo hashamikaho agahembe gato. Aha rero tugiye kubona nanone ikindi kibazo. Tubonye uburyo Imana yashyizeho ubuturo bwera n'icyo yari bushakiraga, ariko tugiye guhita tubona ko Satani nawe yateguye intambara ubuturo bwera uburyo azaburwanya. Icyabaye rero nta kindi, twihuta nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ngo hano muri Daniel igice cya 8:9 bari bakomereje ku magambo Daniel yari yeretswe mu gice cya 7. Mu gice cya 7 cya Daniel umurongo wa 20 yaranditse ngo, kandi nifuza kumenya iby'amahembe 10 yo ku mutwe wayo n'iby'irindi hembe ryameze atatu asanzwe akarandurwa imbere yaryo, ari ryo rya hembe ryari rifite amaso n'akanwa kavuga ibikomeye, ryarushaga ayandi gukomera. Rero dukeneye kumenya muri Bibiliya mu buhanuzi iyo bavuze ihembe baba bavuga ubwami. Nureba neza muri Bibiliya mu gitabo cy'ibyahishuwe, wenda ari naho tugiye, urasanga bavuga neza ko amahembe ari ubwami. Yego, aho bari barimo gusobanura neza inyamaswa yari ifite imitwe 7 n'amahembe 10, yari ihetse umugore mu byashu igice cya 17, uzasanga neza basobanura yuko ayo mahembe ubwayo yari Yohana yari yabonye. Aya mahembe yari afite icyo ashushanya. Umurongo wa 7, marayika arambaza ati, niki kigutangaje? Reka nkumenere ibanga ry'uriya mugore n'iry'inyamaswa imuhetse ifite imitwe 7 n'amahembe 10. Iyo nyamaswa ubonye yahozeho nyamara ntikiriho, kandi igiye kuzamuka ivi kuzimu ijye kurimbuka. Abari mu isi amazina yabo atanditswe mu gitabo cy'ubugingo uhereye ku kuremwa kw'isi bazatangara babonye iyo nyamaswa yahozeho ikabi itakiriho kandi ikazongera kubaho. Ibi bivuze ngo inyamaswa ntabwo ari igisimba. Hano barimo gusobanura, barasobanuye neza, barangije baravuga ku murongo wa 12 byashe 17, ya mahembe 10 wabonye niyo bami 10 batarima ariko bahabwa gutegekera hamwe na ya nyamaswa nk'abami kumara isaha imwe. Iri somo riratwereka yuko ihembe ari ubwami. Ubwo rero nukuvuga ngo aka gahembe tubona muri Daniel igice cya 7, iri hembe nanone bakongera karivuga muri Daniel igice cya 8 ryashushanyaga ubwami. Ariko dukomeze turebe ibi byo muri Daniel 8 ho batubwira noneho icyo aka gahembe kagombaga gukora kugira ngo karwanye ubuturo bwera. Kuri rimwe muri ayo hashabikamo agahembe gato karakura cyane, kaba rinini, ryerekera ikusi n'iburasirazuba n'igihugu gifite ubwiza. Rihinduka rinini rigera mu ngabo zo mu ijuru, ndetse ingabo zimwe n'inyenyeri zimwe ribijugunya hasi rirabisiribanga. Akagahembe karakuze, Bibiliya ivuga ko kagiye kagera mu ijuru karwanya ingabo zo mu ijuru, karangije karwanya n'inyenyeri zimwe ribijugunya hasi rirabisiribanga. Mu magambo make akagahembe kakoze iki? Nibyo dukeneye kumenya. Nuko ririkuza ndetse ryireshyeshya n'umugaba w'ingabo, rimukuraho igitambo gihoraho kandi ubuturo bwera burasenyuka. Icyambere bigaragara yuko iri hembe ryagombaga kurwanya umugaba w'ingabo. Icya kabiri ryagombaga gukuraho igitambo gihoraho. Icya gatatu aka gahembe kagombaga kurwanya ubuturo bwera kugeza igihe kabusenye.
rero nshuti zanjye dukeneye kubanza kumenya ngo umugaba w'ingabo ninde. Muri Bibiliya iyo turebye neza dusanga hari ubusobanuro budasanzwe Bibiliya itanga. Igihe Yosuwa yajyaga guhura na marayika, ni mu gitabo cya Yosuwa nimureba neza, igihe Yosuwa yajyaga kuri Yorodani Uwiteka akamukomeza, nimureba neza umurongo wa 5, bukeye Yosuwa azinduka kare, igice cya 3 umurongo wa 1, ava i Shitimu n'Abisiraheli bose bagera kuri Yorodani barara batambutse iminsi 3 ishize, abatware banyura mu ngando hagati bategeka abantu bati nimubona isanduku y'isezerano ry'Uwiteka Imana yanyetswe n'Abalewi aribo batambye, muzahere ko muhaguruke aho muri muyikurikire. Noneho rero ikintu gitangaje ngiki, Yosuwa arangije umurongo wa 5, maze Yosuwa abwira abantu ati mwiyeze kuko ejo Uwiteka azakora ibitangaza muri mwe. Nyuma Yosuwa abwira abatambyi ati nimuheke isanduku y'isezerano. Umurongo wa 7, Uwiteka abwira Yosuwa ati uyu munsi ndatangira kugukuza mu maso y'Abisiraheli. Aha bwari ubwa mbere abonye Imana. Noneho nitwegera imbere gatoya turaza kubona mu gice cya 5 Yosuwa abonekerwa na marayika abonekera Yosuwa. Noneho nuko Yosuwa umurongo wa 13, nuko Yosuwa yegera i Yeriko yubura amaso abona umuntu uhagaze amwerekeye afite inkota mu ntoki. Yosuwa aramwegera amubaza ati mbese uri uwo mu bacu cyangwa uwo mu babisha bacu? 14 aramusubiza ati oya, ahubwo nje nonaha kubera ingabo z'Uwiteka umugaba. Yosuwa yikubita hasi yubamye aramuramya aramubaza ati mutware njyewe mugaragu wawe untegetse iki? Nuko umugaba w'ingabo z'Uwiteka abwira Yosuwa ati kwetura inkweto mu birenge byawe kuko uhagaze ari ahera. Yosuwa bigenza atyo. Uyu mugaba w'ingabo aka gahembe karwanyije hano barimo baratwereka ko ari inde, barimo baratwereka ko marayika ukomeye w'Uwiteka, ariko bakatwereka nanone ijambo rikomeye Yesu Kristo yabwiye Mose igihe bahuriraga ku gihuru cyaka kidashya. Rero Daniel igice cya 12 umurongo wa 1 n'uwa 2 hatwereka ko uyu mugaba w'ingabo z'Uwiteka ari inde, ari Yesu Kristo. Igitabo cy'ibyigisho igice cya 12 umurongo wa 7 Mikayeli bamutwereka nk'urwana arwanya Satani ku mugaragaro. Rero aka gahembe kagombaga kurwanya ibyo bintu bitatu: kwireshyeshya n'umugaba w'ingabo, kumukuraho igitambo gihora, mu magambo make urupfu rwe ntiruzagira agaciro. Icya gatatu, gusenya ubuturo bwera, amateka y'agakiza agateshwa agaciro ahubwo hakaza ibindi. Twihuta rero nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire yuko buriya ijambo ry'Imana rirakomeye. Reka tubanze tumenye ese ubuturo bwera byanga byakunda bwubatswe mu gihe Abisiraheli bari mu butayu, ndetse nusoma mu gitabo cyo Kuva urabibonamo neza. Ariko wakwibaza ubuturo bwera bwashushanyaga iki? Mose igihe Imana yamwerekaga ubuturo bwera hari ikintu kidasanzwe Mose yabonye. Abaheburayo igice cya 8 umurongo wa 1, mu byo tuvuga igikomeye ngiki: dufite umutambyi mukuru umeze atyo wicaye iburyo bw'intebe yikomeye cyane yo mu ijuru. Uyu umutambyi mukuru yabaga mu buturo bwera, niwe wakontrolaga, niwe wayoboraga ibintu byose, niwe wahagarariraga abantu imbere y'Imana. Rero hano baranditse ngo ukorera ahera ho mu ijuru, ahera mu ihema ry'ukuri iry'abantu batabambye ahubwo ryabambwe n'Umwami Imana. Mu magambo make mu buturo bwera barimo baratwereka umugabane wa mbere w'ubuturo bwera ko wabaga mu ijuru. Ubwo buturo bwera bwa mbere bwabaga mu ijuru, ubwo umutambyi wese ashyirirwaho umurimo wo gutura amaturo no gutamba ibitambo. Nicyo gituma na wa wundi nawe akwiriye kugira icyo atura. Yaba yari mu isi ntababone uko aba umutambyi, kuko hasanzwe abandi batambyi batura amaturo nk'uko bitegetswe n'amategeko. Kandi umurimo abo bakora ni igishushanyo n'igicucu cy'ibyo mu ijuru, nk'uko Mose yabwiwe n'Imana agiye kurema rya hema ngo gira umwete wo gukora byose ukurikije icyitegererezo werekeye kuri wa musozi. Mu magambo make Mose yategetswe kubaka ubuturo bwera mu isi, ariko akurikije uko yabubonye Imana yamweretse iyerekwa ryabwo yo mu ijuru. Mu magambo make rero ubuturo bwera bwo mu ijuru bwari bufitanye isano n'ubuturo bwera bwo ku isi, kuko ubuturo bwera bwo ku isi cyari igishushanyo, yari fotokopi ishinzwe kwerekana ibishushanya ubuturo bwera bwo mu ijuru. Niyo mpamvu rero Satani wirukanywe mu ijuru yagombaga kwifashisha kariya gahembe akarwanya umurimo Kristo yari yimukiriye ku isi. Mu gitabo cyo Kuva igice cya 25 umurongo wa 8 Bibiliya iravuga ngo kandi bandemere ubuturo bwera nture hagati muri bo, muzabure
bureme buse n'ibyo ngiye kukwereka byose, icyitegererezo cy'ubuturo ni icy'ibintu byabwo byose. Mu magambo make, Imana yifuje guturana n'abantu biciye mu buturo bwera. Reka nkwibutse yuko igitabo cy'imigani, imigani igice cya 31 harimo amagambo nkunda cyane. Imigani igice cya 31 tuhabona amagambo akomeye, aho Kristo batubwira ikintu kidasanzwe, icyo Kristo yakundaga kandi yishimiraga. Imigani igice cya 8 umurongo wa 31. Imigani 8:31 bari barimo kwerekana uburyo mu itangira ry'imirimo Kristo yari ahari, berekana ububasha bwe isi itararemwa, agaciro n'icyubahiro yari afite. Ariko noneho umurongo wa 30 hano igice cya 8 baranditse ngo, icyo gihe nari kumwe nayo ndi umukozi w'umuhanga, kandi nari umunezero wayo iminsi yose, ngahora nezerewe imbere yayo, nkishimira mu isi yayo yaremewe guturwamo, kandi ibinezeza byanjye byari ukubana n'abantu. Amen. Ibintu byanezeza Kristo mbere y'uko Imana irema, ibyamunezezaga yari afite amatsiko y'uburyo azabana n'abantu. Rero ubuturo bwera Kristo yari amanutse ngo azabane n'abantu. Erega Imana iradukunda, yifuza kubana natwe rwose. Reka nkwibutse yuko muri Matayo igice cya 21 Bibiliya ivuga ngo iki? Bibiliya iravuga ngo azabyara umuhungu uzamwite Yesu. Aya ni amagambo marayika yaje kubwira Mariya mbere y'uko Yesu avuka. Azabyara umuhungu uzamwite Yesu, kuko ari we uzakiza abantu be ibyaha byabo. Amen. Nuko ibyo byose byabereyeho kugira ngo ibyo Umwami Imana yavugiye mu kanwa k'umuhanuzi bisohore ngo, dore umwari azasama inda kandi azabyara umuhungu, azitwa Emanueli, risobanura ngo Imana iri kumwe natwe. Mu magambo make, ubuturo bwera Imana yari yifuje kuza gutura mu bantu hagati, kuko yari yabakuye mu Egiputa igenda hejuru yabo nk'inkingi y'igicu, ariko yari ikeneye kubana nabo mo hagati, ikaba hagati mu mahema yabo, bakamenya ko Imana bari kumwe nayo. Rero igihe Yesu yavukaga, n'ubundi umugambi Yesu yari yarashyiriyeho ubuturo bwera ni wo watumye Yesu n'ubundi yitwa Emanueli, Imana iri kumwe natwe. Nimureba mu Byahishuwe igice cya 21 musanga nanone batubwira yuko intambara nirangira, intambara ikomeye nirangira, Kristo amaze kugarurira abantu bose kuri Data wa twese, Satani amaze gukurwaho, Bibiliya iravuga ngo dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu bayo, izaturana nabo, izaba Imana yabo. Bivuze ngo muri gahunda y'Imana ntiyifuza kubaho itubona mu bibazo, itubona mu bigeragezo, itubona dusa naho tutari kumwe nayo. Ni nayo mpamvu byanga byakunda no mu bigeragezo abantu bataka babwira Imana bati, Mana yanjye urihe, Mana yanjye ko wansize urihe? Ariko byanga byakunda Imana ibisubirisha gutyo. Kuba mu buturo bwera kw'Imana rero byari bifite icyo bisobanura. Twihuta nagira ngo mbabwire ikintu kidasanzwe. Ubuturo bwera ngubu uko bwari bumeze. Niba mureba bwari bugizwe bwo mu isi, bwari bugizwe n'imigabane itatu. Umugabane wa mbere hari mu rugo, hakaba hera na hera cyane, ariko Bibiliya ifokasinga cyane ku murimo wakorerwaga ahera na hera cyane. Ariko nagira mbabwire inshuti zanjye, mu rugo habaga igicaniro cy'ibitambo, hakaba igikarabiro. Noneho twarangiza, wamara gukaraba, umutambyi yinjiriraga iburasirazuba, niho irembo ryabaga kandi ryari rimwe. Turareba icyo bishushanya. None iyo winjiraga habaga igitambo, igicaniro cy'ibitambo, hakaba igikarabiro. Wakivaho ukagenda ukajya noneho ahera, ukajya noneho ahera wahagera warabanzaga ugaca ku mwenda ukinjira ahera habaga ibintu bitatu. Habaga ameza y'imitsima yari ifite ikishushanya tugomba kumenya, habaga igitereko cy'amatabaza, kandi nanone habaga igicaniro cy'imibavu cyatumaga ubuturo bwera buhumura. Hirya y'icyo gicaniro cy'imibavu habaga wa mwenda muzi watabutse Yesu apfa, watandukanyaga ahera na hera cyane, witwaga veil. Noneho iyo warengaga uwo mwenda wabaga ugeze ahera cyane. Ahangaha niho ubwiza bw'Imana bwa Shekina mujya mwumva bwabaga, kugaragara kw'Imana, gusubiza kw'Imana, ibitangaza by'Imana n'ubuntu bw'Imana niho byagaragariraga ku sanduku y'isezerano. Iyi sanduku y'isezerano yari ifite ukuntu iteye kudasanzwe. Yari isanduku hejuru yari ifite abamarayika babiri batambitse amababa yabo, kandi hagati yabo bamarayika bari bapfukamye kuri iyo sanduku habonekaga ubwiza bw'Uwiteka busa buri mu mutemeri wa Shekina.
ikindi mo hasi muri iyo sanduku habagamo ibisate bibiri by'amategeko y'Imana, hakabamo urwabya rwa manu, hakabamo isanduku, hakabamo ibisate bibiri by'amategeko, hakabamo inkoni ya Aroni nk'uko nabibabwiye, hakabamo n'urwabya rwa manu. Rero ubuturo bwera bwari bufunze ku buryo nta muntu wari wemererwaga guca ahandi adaciye mu irembo. Niyo mpamvu nagira ngo mbabwire inshuti zanjye, ibi bintu byose byashushanyaga Kristo. Ubuturo bwera bwari bufite umugambi udasanzwe, ndetse nagira ngo mbibabwire mbiberurire yuko buri kintu cyose cyari gifite icyo gishushanya mu buturo bwera cyashushanyaga umucunguzi wacu ari we Yesu Kristo. Yaba ameza y'imitsima, yaba igitereko cy'amatabaza cyamurikaga ubwiza bw'Imana bukagaragara, ari ameza y'imitsima yabaga y'imitsima bayihinduraga ku wanyuma w'isabato. Noneho ikindi kintu kidasanzwe, kira gicaniro cy'imibavu cyasukwagaho ifu, ndetse bigatuma hahumura. Noneho wajya mu buturo bwera niho habonekaga ubwiza bw'Imana hakabengerana. Umucyo wose wabaga mu buturo bwera waturukaga ahera cyane ugaturuka no ku gicaniro, ku cyo twita igitereko cy'amatabaza. Rero buri kantu kose k'umuhango w'ubuturo bwera kari igishushanyo cy'umucunguzi. Ibitambo biva amaraso byacureraga, byashushanyaga urupfu rwa Yesu rweza, ari rwo inyoko muntu yajyaga gukurikirizwamo umuvumo w'amategeko. Rero ibi bintu biratangaje cyane nshuti zanjye. Nagira ngo mbabwire ngo kwinjira byari bifite uruhare. Ntabwo umuntu yaturukaga ahera cyane ngo aze ahera cyane. Byatangiraga abantu binjira mu irembo bagatamba ibitambo, barangiza ndagira ngo mbabwire inshuti zanjye barakomezaga bakajya ahera, ariko ahera cyane hajyaga umutambyi rimwe mu mwaka. Ibyo twabisoma neza mu gitabo kimwe nkunda cyane cyitwa iby'Abadivansi umunsi wa karindwi bizera, paji 305, banditse yuko ngo iyo umunyabyaha wicuza yegeraga ubuturo bwera ngo atange igitambo cye, wibuke ko igitambo amaraso atavuye ntihabaho kubabarirwa. Uyu muntu iyo yahageraga yashyiraga ukuboko kwe kw'itungo rizira inenge, maze akatura ibyaha bye. We ubwe yaturaga ibyaha bye ashyizeho akaboko, akerekana yuko ari we wakoze ibyo byaha. Kurambikaho ikintu akaboko bwari uburyo bwerekana yuko watuye neza ibirimo kubera aho ngaho, ibyaha byakorwaga aho ngaho, yuko ibyo byaha ari wowe wabikoze. Rero nshuti yanjye, ibyo byashushanyaga ko icyaha cye no gukiranirwa kwe abishyize kuri iryo tungo. Bityo rero yabaga ababariwe ibyaha bye. Inyandiko z'Abayuda zivuga ko gushyira ibiganza ku itungo ari uburyo bwari busanzwe bukoreshwa mu gukurwaho ibyaha byakorwagamo. Muri buri gitambo hagaragaragamo igitekerezo cyo gucungura. Itungo ryajyaga mu mwanya w'umunyabyaha. Mu magambo make, itungo ryagomba kujya mu mwanya w'umunyabyaha kugeza igihe Yesu Kristo azaza akajya mu mwanya w'umunyabyaha. Amaraso yo guhongerera ibyaha yakoreshwaga muri bumwe mu buryo bubiri bukurikira. Yajyanwaga ahera, yaminjirwaga imbere y'umwenda wakingirizaga ahera no ku mahembe y'igicaniro cyoserezwagaho imibavu. Ubundi iyo atajyanwaga mu buturo bwera aho ngaho, yashyirwaga ku mahembe y'igicaniro cyoserezwagaho ibitambo mu rugo. Muri ubwo buryo umutambyi yaryaga igice kimwe cy'inyama cy'icyo gitambo. Mu buryo bumwe cyangwa ubundi, abantu babaga bumva ko ibyaha no gukiranirwa byabo bishyizwe mu buturo bwera no ku batambyi babwo. Mu gitekerezo cy'uyu muhango, ubuturo bwera bwashyirwagaho amakosa n'inshingano z'umunyabyaha igihe yatangaga igitambo cy'icyaha, kandi akatura ibyaha bye. Bibiliya ibi bitubwira neza ko usaba imbabazi z'ibyaha bye yarangiza akabyatura azababarirwa. Kuko ibyo rero, kwatura no gusaba imbabazi z'ibyaha niyo yari intego nyamukuru yajyanaga umuntu ku buturo bwera. Kandi ubuturo bwera bwashushanyaga Kristo. Kubabarirwa ibyaha, gusaba Imana imbabazi no kwatura ibyaha byawe ukagaragaza ko Imana ari utezeho amakiriro, nibyo bigomba kuba ikintu gikomeye cyatwaye imbaraga z'umunyabyaha zose. Ariko uyu munsi wa none ntabwo ariko bimeze. Ikindi kintu gikomeye hano baranditse ngo yasohokagamo ababariwe kandi yizeye ko Imana yamwakiriye. Ni nako iyo umunyabyaha arehejwe n'umwuka wera akihana kandi akemera Kristo nk'umucunguzi n'umukiza we, Kristo nawe yishyiraho ibyaha bye no gukiranirwa kwe, akababarira ku buntu. Ababarirwa ku buntu, Yesu amuhindukira umwishingizi n'umusimbura.
Yesu ahinduka umwishingizi, agahinduka umusimbura. Iyi nyigisho niyo yaje kwitwa inyigisho yo gutsindishizwa n'ubuntu kubwo kwizera. Rero nshuti zanjye, ubuturo bwera bwari bufite ikintu gikomeye. Reka nkwibutse yuko ibintu byari bigize ubuturo bwera uko byari bitondetse, bya bintu mbabwiye, yaba igicaniro cy'ibitambo, yaba igikarabiro, yaba igitereko cy'amatabaza 7, yaba igicaniro cy'imibavu, yaba ameza y'imitsima, yaba n'isanduku y'isezerano, byari bikoze umusaraba. Mu magambo make, umusaraba ufitanye isano ikomeye n'ubuturo bwera, kuko ubuturo bwera yari mapu Imana itanze kugira ngo yerekane ibyo izakorera ku musaraba n'agaciro bizagira. Nshuti zanjye rero, twihuta nagira ngo mbabwire ikintu gikomeye muri biriya bintu byabaga mu buturo bwera, icyo byashushanyaga. Nimureba neza muzasanga igicaniro cy'ibitambo niho hatambirwaga buri munsi inyamaswa zidafite inenge, aribyo byashushanyaga igitambo cya Yesu kidafite inenge. Noneho ikindi kintu gikomeye, ibi mwabibona muri Yohana igice cya mbere umurongo wa 29. Igikarabiro cyashushanyaga iki? Buriya amazi afite uruhare rukomeye mu nama y'agakiza. Amazi afitanye isano ikomeye no gukira kw'inyoko muntu. Niyo mpamvu muzasanga abantu ba mbere barimbushwa amazi, ariko itangiriro umuntu ajya kuremwa muzasanga yuko amazi nabwo aravugwa. Twihuta rero, umubatizo ufite ikintu gikomeye cyane. Reka nkwibutse yuko urebye muri Bibiliya, umubatizo ufitanye isano n'urupfu n'umuzuko bya Kristo. Rero aya mazi yashushanyaga umubatizo. Ndagira ngo mbabwire ngo kuko niyo cyo kintu dukora mbere yuko twinjira mu nshingano z'Imana, mu nshingano z'itorero. Twihuta rero, ameza y'imitsima yo yari ahari, nkuko nababwiye baga imitsima 12 kandi barayihinduraga bagashyira imitsima mishyashya. Aya meza y'imitsima yashushanyaga ijambo ry'Imana. Muri Matayo igice cya 4 umurongo wa 4 havuga ngo iki? Haravuga ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Aya magambo ni igihe Satani yabwiraga Yesu ngo nahindura ibuye umutsima. Mu magambo make, n'uyu munsi wa none Satani aracyongorera abantu ababwira guhindura amabuye imitsima, aho abantu bafata inyigisho z'ibinyoma zikakaye barangiza bakazizanira abantu mu nzu y'Imana, bakabahereza bati ngaho nimurye, mu by'ukuri ni nko gufata ibuye ukarihindura umutsima. Ibyo bintu ubundi ntibyagashobotse, kuko abantu bagomba gutungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Igicaniro rero cy'imibavu cyashushanyaga amasengesho y'abera. Ibi tubisoma mu Byahishuwe igice cya 8 umurongo wa 1 kugeza ku wa 3. Twihuta rero, igitereko cy'amatabaza nacyo cyashushanyaga abantu b'Imana batuma amatabaza yabo amurika, nkuko tubisoma muri Matayo igice cya 5 umurongo wa 14 kugeza ku wa 16, aho Yesu yabwiye abantu ngo ntawe ufata itabaza ngo aritwikirize intonga, umudugudu ubatswe ku mpinga z'umusozi ntubasha kwihisha. Arangije abwira abantu, arababwira ati muri umucyo w'isi. Rero isanduku y'isezerano twabonye yashushanyaga n'intebe y'ihongerero, yitwaga intebe y'ihongerero, byashushanyaga intebe y'ubwami bw'Imana, icyo ubwami bw'Imana bwubakiyeho. Ikindi kandi nagira ngo mbabwire, igicaniro cy'ibitambo nkuko nabibabwiye nanone byose byashushanyaga Yesu. Igicaniro cy'ibitambo cyagaragazaga yuko Yesu ni ntama w'Imana watambwe kubera ibyaha byacu. Ibi ngibi muzabisoma muri Yohana igice cya 1 umurongo wa 29. Ubwo Yohana yabonaga Yesu aje kubatizwa, Yohana yarangiza akabwira abantu ati dore ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Rero igikarabiro kigaragaza cyabagamo amazi bakarabiragamo, ariko twibuke neza ko muri Yohana igice cya 7 umurongo wa 73 Yesu yaravuze ngo niwe mazi y'ubugingo. Ikindi najya mbabwire, ameza y'imitsima, nitujya muri Yohana igice cya 6 umurongo wa 53 Yesu yivugiye ko ari we mutsima w'ubugingo. Ikindi kandi turamutse tugiye mu gicaniro cy'imibavu, mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 7 umurongo wa 26, muri iki gitabo baranditse ngo Yesu ni umuhuza wacu, niwe muhuza wacu n'Imana. Mu magambo make, ubuhuza bwa Kristo bwagariraga mu buturo bwera, bwigizagaho inyigisho ituma hari undi muntu uzajya hagati y'abantu n'Imana. Ikindi kintu cya 5 dukwiye kumenya, igitereko cy'amatabaza 7 nicyo cyatangaga urumuri mu buturo bwera, kandi icyo gitereko cy'amatabaza cyatumaga ubuturo bwera habona. Abatambyi, iyo iki gitereko cy'amatabaza cyari kuba kidahari, bari gukora ibintu byabo hatabona, bakasitara. Kubw'ibyo rero cyagombaga guhora kimuritse, kandi mu byibuke umuriro wabyo, umuriro wo mu buturo bwera, nta kibiriti cy'umwana w'umuntu kigeze gikoreshwa. Imana yazanye igicu, cya gicu kivamo umuriro, wa muriro ucana umuriro mu buturo bwera.
hera. Mu magambo make, Imana niyo yicaniye. Reka mbabwire yuko Imana niyo igomba kugaragara. Nta musitari ugomba kuba mu rusengero, nta muntu ugomba gutanga urumuri yitanzeho ugomba kumurikira abantu. Yesu Kristo niwe mucyo wenyine ushobora kumurikira abantu. Niyo mpamvu muri Yohana 8:12 dusomamo amagambo akomeye aho Yesu yavuze ngo nkiri mu isi ndi umucyo w'isi, ni njye mucyo w'isi. Mu magambo make, abantu badafite Yesu bagenda mu mwijima basitara, nubwo baba bari mu madini atandukanye ariko bagenda basitara. Twihuta rero uru rugendo ngururiya uko rwakurikiranaga. Ndagira ngo nkwereke yuko nta muntu wari wemererwa, ntabwo umutambyi yari yemerewe gusimbuka intambwe iyo ari yo yose ngo avuge ngo wenda gutamba ibitambo byabuze, reka nkarabe njye gukora inshingano z'ahera. Ntibyari byemewe. Icya kabiri, ntabwo umutambyi yavugaga ati igitambo kirahari ariko amazi yabuze, reka ngewe mfate igitambo ngitambe nindangiza mite nkomeza njye mu buturo bwera, Imana irabubona nta kundi nabigenza. N'uyu munsi wa none niko bimeze. Ntabwo umuntu yashaka kubatizwa atizeye Kristo nk'umwami n'umukiza we, uretse ko nanone utakwizera Kristo n'umwami n'umukiza we ngo wige ijambo rye nurangiza ntubatizwe. Ariko nanone ntabwo ibyo bintu byakubuza kwiga ijambo ry'Imana. Kuba wizeye igitambo cya Kristo ukaba warabatijwe ntibikwiye kugutwara ingamira ngo bikwibagize yuko ugomba kwiga ijambo ry'Imana uko bwije nuko bukeye ngo rigukuze, kuko ari ryo mutsima w'ubugingo. Mu by'ukuri nubwo ibyo byose bihari, ntabwo ukwiye kwirengagiza yuko ukeneye amasengesho ariyo gicaniro cy'imibavu. Kandi nanone uretse ibyo ngibyo ukeneye Kristo ngo amasengesho usenga ayongereho umubavu kugira ngo ahumurire Imana. Nubwo waba usenga cyane rero, ntabwo bikwiye kukwibagiza yuko ukwiye no kumurikira abakuzengurutse. Yesu yavuze ko ari umucyo, arangije nawe avuga ko nawe azaguhindura umucyo, ntawe ufata itabaza ngo aritwikirize intonga. Mu magambo make, Yesu yagushyize ahagaragara, yagushyize ku itara. Njya numva abantu benshi bakunda kuvuga ngo ku itara. Iyo uvuze ku itara hano iwacu i Kigali, uba uvuze ahantu ibintu ushobora kubishyira abantu bakabyitegereza, ahantu butajya bwira, ahantu ibintu biba bifite agaciro, ahantu ibintu biba byitegerezwa na bose. Kristo nawe yadushyize ku itara, arangije aduhindura amatara, amatabaza. Tugomba kumurika rero, ariko ibyo ntibikwiye kugutwara ingamira. Ugomba nanone gutekereza ubuturo bwera bwo mu ijuru, warangiza ukamenya ko Kristo ari umurengezi wacu, ukamenya ko ubwiza bw'Imana bukenewe, ariko ukamenya agaciro amategeko y'Imana, ubuyobozi bw'Imana n'ijambo ry'Imana bifite mu gukiranuka k'umuntu. Rero nshuti zanjye, ikibazo gihari ubu, Satani yaraje, bamwe abizeza igitambo cya Yesu, abasimbutse umubatizo, arangije arabajyana abakubita ku masengesho. Ubwo basimbutse iki? Basimbutse igikarabiro, basimbutse ameza y'imitsima, bahise bagwa ku masengesho. Abandi Satani yarabafashe abacisha ku mubatizo, abajyana ku meza y'imitsima, bagasoma ijambo ry'Imana ariko gusenga nta mwanya wabyo. Abandi Satani yarabafashe abizeza igitambo cya Yesu, arangije abakubita ku gicaniro, ku gitereko cy'amatabaza. Barashaka Yesu Kristo, barangiza bakereka abantu ko babaye abakiranutsi, ariko nta mwanya wo gusenga babona, nta mwanya wo kwiga ijambo ry'Imana babona, nta nubwo babatijwe mu by'ukuri ngo babe bihannye. Noneho ugasanga barashaka kugaragara cyane mu nzu y'Imana, barashaka kwereka abantu ko hari aho bageze kandi nta kigenda. Abandi nabo Satani yabijeje yuko bashobora kuva ku gicaniro cy'ibitambo bagahita bagenda bakagwa hera cyane, bagahita bagera ku bwiza bw'Imana. Usanga umuntu yemeye Yesu, aragiye yikingiranya ahantu ngo azasohoka ngo yarabaye mwiza kurusha uko ari, atagikora icyaha, yarabaye umukiranutsi. Nshuti zanjye, ibi bintu ntabwo byabaho. Uyu rero ni umugambi ukomeye cyane Satani yakoze kugira ngo yarwanye iki kintu. Niyo mpamvu nk'uko Satani yarwanyije ubuturo bwera bitewe n'ubu busobanuro mbabwiye, ni nacyo cyatumye Satani arwanya Yesu ku musaraba, kuko umusaraba washyiraga mu bikorwa icyo ubuturo bwera bwasabaga. Nshuti zanjye, mu buturo bwera niho hantu hagaragaraga imbabazi z'Imana, hakagaragara ubuntu bwayo, hakagaragara ubutabera bw'Imana. Ibi bintu biratangaje cyane. Imbabazi z'Imana niho zagaragariraga, ubuntu bwayo niho bwagaragariraga, n'ubutabera bw'Imana niho bwagaragariraga. Twihuta rero, nagira ngo mbabwire yuko abantu bageze aho batangira gukora ubushakashatsi nyuma ya Yesu, kuko Yesu yaravuze ngo ubisoma byitondere igitabo cya Danieli. Mu gihe cya Yesu ntabwo abantu bakoraga ubushakashatsi mu gitabo cya Danieli, ari nayo mpamvu batakurikiranye ngo bamenye iby'aka gahembe kagombaga kurwanya izi nyigisho zose mbabwiye. Aka gahembe kashushanya
barwanyaga ubwami. Ubu bwami bwagombaga kurwanya ibi bintu byose twize bwari ubuhe? Baratangiye bamwe bavuga yuko ari Antiochus Epiphanes, kari agahembe gato ari Antiochus Epiphanes. Abandi barangije baravuga bati rero dukurikije ko ubuturo bwera bwari Yesu kandi hakaba hari Islam, idini rirwanya Yesu, ritemera urupfu rwe, idini ritemera iby'agakiza yatanze no gutsindishirizwa gukomoka kuri Yesu, uko biri kose agahembe gato ni Abisilamu. Ariko abagorozi, abantu bavuye muri Kiliziya Gatolika barimo Martin Luther n'abandi bamukurikiye, batangiye bagenda bakora ubushakashatsi. Ibi bintu mushobora kubisoma mu cyo bita Adventist Affirm. Ntekereza ko ni ikinyamakuru gikomeye cyanditse amagambo akomeye hano, bagaragaza yuko uhereye kuri Luther, Calvin n'abandi bagiye bakora ubushakashatsi bakagaragaza yuko byanga byakunda aka gahembe gato gashushanya Islam. Ariko nanone bagezaho mu bushakashatsi bwabo burakomeza, Luther yagezaho aravuga ati rero aka gahembe gato byanga byakunda ni Isilamu n'ubupapa, bakurikije intambara Abisilamu n'ubupapa barwanaga, Abisilamu barwanya ibintu by'Imana, ibintu bya Kristo n'ibintu byinshi cyane. Noneho rero ikintu cyabaye ni kimwe, Luther niko yabivugaga. Ariko nyuma yaho gatoya mu kinyejana cya 18 n'icya 19, Ubufaransa muri revolution y'Abafaransa byanga byakunda, imbaraga ubupapa bwakoresheje zatumye abagorozi bari bariho muri icyo gihe babibona neza, babona neza yuko ka gahembe atari Abisilamu, kuko byanga byakunda ingoma ya Ottoman, ingoma y'Abarabu bagiye kubona babona iraguye ntiyongera kubyuka. N'uyu munsi wa none Ottoman Empire cyangwa se ubwami bw'aba Barabu ntabwo buzongera kweguka ngo bwukontorore isi. Mu magambo make rero hahise hagaragaza amateka agaragara ko Roma isigaye yonyine. Antiochus Epiphanes rero muzabisoma muri Bibiliya ntagatifu, iyo basobanura agahembe bavuga ko ari Antiochus Epiphanes. Ariko Antiochus Epiphanes uyu nguyu ntabwo ubwe yari umuntu, ntabwo bwari ubwami. Kandi ukurikije amateka y'ibyabaye, Antiochus Epiphanes uretse kurwanya Abisirayeli bisanzwe, ariko Antiochus Epiphanes ntabwo yaba agahembe gato. Rero ubushakashatsi bwakozwe, hatanzwe ibizami bigera kuri 12, ibizami 8 byatsinze idini rya Isilamu. Mu magambo make, idini ya Isilamu baje gusanga nubwo ifite ibyirwanya kuri Kristo, ariko ntabwo ariyo gahembe gato, ahubwo baje gusanga ibintu byose biranga ubupapa n'uburyo amateka y'ibyanditswe byera yari yanditse muri Daniel n'ibyahishuwe, baje gusanga umwanzuro aka gahembe gato ari ubupapa, ari Roma. Rero nshuti zanjye, ibi bintu biratangaje. Muri iki gitabo mfite hano paje ya 82, iki gitabo bacyita Daniel n'ibyahishuwe, ni igitabo cyanditswe na Uriah Smith. Iki gitabo baranditse kuri paje ya 82 basobanura, baranditse ngo aka gahembe gato nk'uko tuzabona umwanya imbere wo kubireba neza, bwari ubupapa. Amahembe 3 yaranduwe ahagarariye abaheruri, abastrogoti n'abavandari. Impamvu y'uku gukurwaho nuko barwanyaga inyigisho z'ubupapa n'ibyo abapapa bajyaga bigamba uko bakurikiranaga. Kuri iryo hembe hariho amaso ameze nk'ay'umuntu n'akanwa kavuga ibikomeye. Ibishushanyo nyabyo byerekana uburakari bukomeye, gucengera, amagambo y'ubwirasi by'umuryango w'idini urangwamo ubuhakanyi. Rero nshuti zanjye, nagira ngo nkubwire yuko aka gahembe kashushanyaga ubupapa. Mu mwaka w'1885 hari mu kwezi kwa 11 ku itariki 5, mu kinyamakuru cyasohotse cyitwa Signs of the Times, ni ikinyamakuru banditse neza babyerura yuko agahembe gato gashushanya ubwami bwa Roma bwose mu ngeri yabwo. Kandi ibi bintu birakomeye cyane. Impamvu nimwe kwari kugira ngo bakureho urujijo, hatazagira umuntu wongera kuvuga ngo agahembe ni Isilamu, ngo avuge ngo agahembe na Antiochus nk'uko bagiye babijijisha. Oya, ibi bintu byagombaga kwerurwa. Mu gitabo cy'intambara ikomeye harimo amagambo akomeye agaragaza neza ikiranga inyamaswa cyihariye. Ikiranga inyamaswa cyihariye ari nacyo kiranga igishushanyo cyayo, ni ukwica amategeko y'Imana.
iki nicyo kintu cya mbere. Umuhanuzi Daniyeli avuga iby'agahembe gato ari bwo bupapa muri aya magambo ngo azigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko. Nshuti zanjye, amategeko y'Imana yarahindutse. Itegeko rya kabiri rikurwamo, itegeko rya 10 ricibwamo amategeko abiri, itegeko risaba abantu kwibuka kwezi umunsi w'isabato rikurwaho. Ibihe byarahindutse, aho abantu bategereza yuko umwaka uri burangire saa 6 za nijoro, mu gihe Bibiliya ivuga ngo buragoroba buracya. Aho Bibiliya itwereka ko umunsi urangira izuba rirenze ugatangira izuba rirenze. Iyi gahunda yakuweho, Roma izana uburyo bwa gipagani bwagiye bukoreshwa n'abaratini n'abandi bantu. Ubu buryo bwazanye systeme y'uko umwaka ugira iminsi myinshi, bahindura amezi, ukwezi kumwe kukagira iminsi mike ukundi myinshi, kalendari barazihindura, bashyiraho iminsi mikuru, bahindura ibihe. Kandi n'uyu munsi wa none biteguye guhindura ibihe. Ikindi kandi intumwa Pawulo yo ubwo butegetsi yabwise umunyabugome wagombaga kwishyira hejuru y'Imana. Kwishyira hejuru y'Imana k'ubupapa kugaragarira mu guhindura amategeko y'Imana. Umuntu wese wubahiriza amategeko nk'uko yahinduwe abaha ikuzo n'icyubahiro gikomeye ubwo butegetsi bwayahinduye. Igikorwa nk'icyo cyo kumvira amategeko y'ubupapa kizaba ari ikimenyetso cy'isumbwe rihawe papa mu cyimbo cy'Imana. Rero nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire yuko byanga byakunda izi nyigisho zararwanyijwe pe. Izi nyigisho zararwanyijwe. Twihuta rero, ni gute ubupapa bwarwanyije inyigisho y'ubuturo bwera? Igicaniro cy'ibitambo cyashushanyaga urupfu rwa Yesu. Twihuta nshuti yanjye, nagira ngo mbwire ngo mu mwaka 593 Kiliziya yatangiye kwigisha ko igitambo cya Kristo kidahagije kugira ngo umuntu ababarirwe icyaha n'igihano cyacyo, maze Kiliziya itangiza inyigisho za penetensiya n'indurugensiya. Izi zari inzira zo gukurwaho igihano cy'icyaha. Noneho rero ubwo ibyo Kristo yakoraga biba bitaye agaciro. Ndetse nagira ngo mbwire ngo aho niho batangiye gushyiriraho misa. Misa bisobanura igitambo. Icyo nagira mbabwire rero nshuti zanjye, ntabwo abagatulika bagira amateraniro, ntabwo bagira nibature, ahubwo bagira misa. Misa ni igitambo, kandi Bibiliya ikavuga ngo Yesu yatambwe rimwe ngo bibe bihagije. Ubwo rero murabyumva, igicaniro Roma yarakirwanyije. Byanga byakunda igicaniro cy'ibitambo kigijweyo kuko bagaragaje ko abantu badakizwa n'icyo Kristo yakoreye Karuvari gusa, ahubwo agomba kugerekwaho imirimo. Igikarabiro cyashushanyaga umubatizo, nicyo kintu cya kabiri cyabagamo amazi. Murabyibuka, twabonye ko cyashushanyaga kwezwa no kubatizwa. Byanga byakunda mu mwaka 321 murabyibuka Constantine aza, ikintu cya mbere yakoze nuko yakuyeho umubatizo w'amazi menshi, azana umubatizo wo ku gahanga. Abantu bose batangira kubatizwa, ndetse Constantino azana umubatizo w'impinja mu gihe Bibiliya itigeze igaragaza ahantu uruhinja rwigeze rubatirizwa. Ibi rero byabaye ikindi kinyoma cya kabiri. Noneho icya gatatu rero, ni gute agahembe kakuyeho ameza y'imitsima? Ameza y'imitsima niba ubyibuka, aya meza y'imitsima twabonye ko yashushanyaga Kristo, aho yavuze ko ari umutsima w'ubugingo. Aya meza y'imitsima nanone twabonye ko yashushanyaga ijambo ry'Imana. Rero Roma yagombaga kugira icyo ikora kuri Bibiliya. Kiliziya yarwanyije Bibiliya, isohora ibindi bitabo bishyigikira inyigisho zayo. Ibyo bitabo birimo ibitabo byitwa apokrifa. Apokrifa irimo ibitabo, iyi Bibiliya dufite yitwa Bibiliya yera, irimo ibitabo 63, ariko apokrifa yo nka Bibiliya ntagatifu dufata urugero ifite ibitabo bigera muri 73. Ibindi bitabo rero byavuye igihe Kiliziya Martin Luther yari amaze gusohoka, arimo kwerekana inyigisho z'ibinyoma Kiliziya ifite idashobora kwerekana aho yabikuye. Martin Luther nta kindi kintu yakoze mu kwerekana Bibiliya, yerekanye ibyo yizera. Arababwira ati namwe nimunyereke ibyo mwizera mukoresheje ijambo ry'Imana. Babura aho byanditse. Byabasabye rero ko bafata ibitabo bagenda bandika ibitabo, babyitirira abantu babayeho. Daniyeli bandika za mwene Siraki, Daniyeli y'uwundi, bandika amasengesho, bagira gute, bakubitamo za Yudita, bakubitamo ibindi bintu bidasanzwe, abamakabe. Ibyo bintu byose kwari kugira ngo babone suruse bazagenda bacengezamo bya binyoma byabo. Bibiliya rero murabyibuka Martin Luther bwa mbere abonye Bibiliya yasanze ifunze. Bibiliya yari yarafunzwe, bakora ikindi gitabo cyitwa icy'umukristo ariko kirimo amibukiro, indirimbo n'ibiki byose bitaba muri Bibiliya. Ibyo bintu rero byanga byakunda guturuka mu 429 nyuma ya Kristo, Kiliziya yavuze ko nta muntu usanzwe wakwisomera ibyanditswe keretse umuntu
wabyigiye yarangiza akabisobanura. Kandi uyu munsi wa none amadini menshi iki kinyoma aracyagifite, aho bumva yuko umuntu wize amashuri akomeye, umuntu waciye mu mashuri ya teoloji, ari we muntu wenyine wemererwa kuba kandi ufite ububasha bwo kumva ibyanditswe byera. Rero ibi bintu mu 1545 byo byari byaramaze kuba ikibazo, utapfa kubona Bibiliya. Noneho twihute, igicaniro cy'imibavu cyashushanyaga amasengesho y'abera, ariko kigashushanya yuko Kristo ari ufata amasengesho y'abera akayongeraho ubuntu bwe, ya masengesho akazamuka agahumurira Imana. Nkuko mu buturo bwera iyo bakoreshaga igicaniro cy'imibavu hahumuraga nubwo habaga hari imyotsi, inuka y'amaraso n'ibitambo babaga batamba. Rero igicaniro cy'imibavu cyashushanyaga ubuhuza bwa Kristo, ko Kristo ari uri hagati y'Imana n'umuntu, icyo bita intersection, cyangwa se ari we abantu bagomba guhereza ibyabo yarangiza akabihereza data wa twese. Ariko iki kintu Kiliziya yarakirwanyije. Kiliziya yashyizeho icyumba cyo kwicurizamo ibyaha. Umupadiri akabara aho ngaho, ukamubwira ibyawe akabyumva, akabanza akabigenzura, akabona kubishyikiriza Imana. Bashyize ibyumba bibiri aho umupadiri yicara mu cyimbo cy'Imana akumva kwicuza kw'ibyaha by'abantu, kandi agahamya ko ababariye ibyaha byabo. Ibi bintu byashyizweho mu 1215 mu mateka ya Kiliziya. Ikintu kidasanzwe noneho cyabaye nuko bagezaho nyuma yo gushyiramo padiri bashyizemo Mariya nawe ahinduka umuhuza w'abantu n'Imana. Barangije bashyiramo papa nawe ahinduka ambasaderi w'isi n'ijuru. Biragenda bisenya ya nyigisho Yakobo yabonye, urwego yabonye abamarayika bazamukiraho bamanukiraho. Urwo rwego ntago rwari Mariya, ntago rwari padiri, yewe nta nubwo rwari ababishopu, ntago rwari abavuga butumwa b'ibirangirire, ntago rwari shehe. Uru rwego rwari Yesu Kristo. Rero byarakomeje, najya mbabwire ngo byanga byakunda aka gahembe kasenye igitereko cy'amatabaza 7. Iki gitereko twabonye ko cyashushanyaga abantu b'Imana bamurikaga mu isi. Kristo yababereye umucyo, akabaha nabo kumurika. Mu magambo make, muri iki gihe kandi Kiliziya ya Roma yarenganyije abahakanyi. Abantu yise abahakanyi n'abantu bakundaga Imana n'ijambo ryayo, biswa abahakanyi. Kiliziya yashyizeho akarengane, batangira kwica abantu bose batumva neza inyigisho Roma yari yarashyizeho zitava muri Bibiliya. Kandi abo nibo bantu bose batemeraga inyigisho za Kiliziya. Abayobozi ba Kiliziya bashatse kuzimya umucyo nyakuri w'ubukristo. Iki gihe cyahise cyitwa igihe cy'umwijima. Guturuka mu mwaka 1538 kugeza mu 1798 n'amezi 42 mu buhanuzi, cyangwa se imyaka 1260. Ibi byose ni igihe Roma yazimyaga umucyo Imana yamuritse mu bantu bayo. Roma yarangiza igashaka kumurika umucyo wayo uvuye mu nyigisho z'ibinyoma. Twihuta rero, aka gahembe kagombaga kurwanya isanduku y'isezerano. Iyi sanduku y'isezerano twabonye iki? Twabonye ko ubwiza bw'Imana niho bwagaragariraga, kandi ububasha bwayo niho bwabaga. Ariko ahera cyane habaga abamarayika babiri bapfukamye, twabibonye b'abakerubi. Habaga ubwiza bw'Imana bwa Shekina, ariko kuri iyo sanduku bari bapfukamyeho habagamo ibisate bibiri by'amategeko y'Imana, byari biriho amategeko 10. Habagaho inkoni y'ubuyobozi ya Loni. Ariko najya mbabwira inshuti zanjye, Papa yarabanje akoresha inkoni y'icyuma agomba kugendana kugira ngo ahuze n'ibyanditswe mu byahishuwe ngo amahanga azayoboresha inkoni y'icyuma. Ubundi umuntu ufite inkoni y'icyuma ayoboresha amahanga yari Kristo. Ariko Papa yise yerekana ko ubuyobozi bw'isi, yaba ubw'ibya politike, yaba n'ubuyobozi bw'iby'isi mu bigendanye n'amatorero, byanga byakunda ari ubimanaginga. Inkoni abayishyize ku ruhande. Urwabya rw'Imana rwashushanyaga ko abantu batungwa n'ibitangaza by'Imana. Aho kugira ngo rero abantu bamenye ko Imana itangaje, ahubwo abantu batangiye gutangarira abayobozi ba Kiliziya ububasha bwa Kiliziya n'ubushobozi bwayo. Ikindi noneho gikomeye, Kiliziya ku mugaragaro, ari nacyo gikorwa gikomeye agahembe kakoze, nuko yarwanyije amategeko 10 y'Imana. Mu magambo make, ubuturo bwera rero burasenyutse. Kiliziya yagize umudendezo wo kugera ku mategeko y'Imana, maze barayahindura mu izina ry'Imana. Bavuga ko bafite ububasha bwo kuyahindura. Igitero Satani yagabye ari mu ijuru cyo kurwanya amategeko y'Imana, ni nacyo gitero Satani yagabye aciye muri Roma, akigaba ku mategeko y'Imana. Bituma Roma ikuraho amategeko y'Imana amwe, ayandi irayahindura, ayandi yatesha ubusobanuro bwayo, nk'uko tubibona uyu munsi wa none. Ngibi rero ibintu bigaragaza uko agahembe kakoze umurimo wako.
ariko ntidukwiye gutwarwa n'ibyo. Abantu bakwiye kumenya yuko nubwo aka gahembe kakoze ibi, umuntu wese waba waratwaye n'ibi binyoma akaba bigenderamo afite akaga. Muri Zaburi 148 umurongo wa 14 Bibiliya iratangaje, iravuga ngo kandi yashyiriye hejuru ubwoko bwe ihembe. Amen. Imana ifite itorero ryayo. Uko agahembe kazamukaga karwanya ubuturo bwera, Imana ifite itorero ryayo, ifite abantu bayo, ifite ubwoko bwayo, yashyiriye hejuru ihembe ryayo. Nibyo ashimirwa n'abakunzi be bose, aribo bana ba Isiraheli, ubwoko bumuri bugufi. Amen. Mu magambo make, abantu bari kure y'Imana bazisanga bakora, basenga, basaba imbabazi mu buryo bupfuye bwa kariya gahembe, ariko abantu baba hafi y'Imana, ubwoko buri hafi y'Imana ntibushobora kuzagirwa icyo butwarwa na kariya gahembe. Ndagira mbabwire inshuti zanjye, mu gitabo cya kabiri cya Samweli, igitabo cya kabiri cya Samweli igice cya 22 umurongo wa 2, Bibiliya iravuga ngo iki? Uwiteka ni igitare cyanjye, ni igihome cyanjye, ni umukiza wanjye ubwanjye. Amen. Ni Imana igitare cyanjye, niyo nziringira, niyo ngabo inkingira, ni ihembe ry'agakiza kanjye, ni igihome cyanjye kirekire kinkingira. Mu magambo make, reka Imana itubere ihembe, nibwo tuzabasha kuba ubuturo bwera. Nitumara kuba ubuturo bwera, nibwo tuzahumuka amaso tumenye yuko n'uyu munsi wa none aka gahembe karimo kurwanya ubuturo bwera, icyicaro cy'Imana mu mitima yacu. Ikindi kintu gikomeye buriya nshuti zanjye, najya mbabwire muri Zaburi 18 umurongo wa 3, nanone Dawidi yasubiye muri ariya magambo, aravuga ngo Uwiteka ni igitare cyanjye n'igihome cyanjye kinkingira, ni umukiza wanjye, ni Imana yanjye, ni urutare rwanjye rukomeye, niwe nzahungiraho, niwe ngabo inkingira, ni ihembe ry'agakiza kanjye, ni igihome cyanjye kirekire. Nshuti yanjye, nagira ngo nkubwire ngo ngiri ijambo ry'Imana ritwereka ikintu gikomeye. Rero aka gahembe ni ubwami bw'ubupapa bwagombaga kurwanya icyo Kristo yakoreye Karuvari. Kandi nagira mbabwire ngo muri aya mateka y'isi, muri iri korosi risoza amateka y'isi, aka gahembe kiteguye kongera gusibanganya ibintu by'Imana, kagomba kugira icyo karwanya abantu b'Imana, kagiye kongera kurwanya iby'ijambo ry'Imana, kagiye kongera kuvugurura ibintu. Nagira mbabwire ngo nshuti zanjye, iki ni igihe cyo gushyira Imana hejuru ukayerereza, twerekeza ku musozo. Nagira ngo nkubwire ikintu gikomeye. Bibiliya iravuga ngo iki? Ibyahishuwe igice cya 19, Ibyashuwe igice cya 19 umurongo wa 11, haranditse ngo mbona ijuru rikinguye, kandi ngiye kubona mbona ifarashi y'umweru, uhetswe nayo yitwa uwo kwizerwa. Umuntu wo kwizerwa nta wundi ni Kristo, kandi uw'ukuri niwe uca imanza zitabera, akarwana intambara zikwiriye. Niba urimo kurwana intambara ikwiriye yo kugira ngo uve mu nyigisho z'ibinyoma, intambara ikwiriye yo kugira ngo uve mu bintu byagutwaye, intambara ikwiriye yo kugira ngo usabe Imana imbabazi, utange igitambo, ubuzima bwawe butambeye igitambo, kandi nanone wakira icyo Kristo n'amaraso ye byagukoreye, werereze Karuvari, utwarwe n'iby'ijuru, ubuturo bwera bwo mu ijuru aho Kristo ari ubu ahera cyane. Umenye yuko Kristo agiye kuducira imanza, arimo gukurikirana ibyacu, arimo kureba uburyo duha agaciro iby'Ikaruvari. Ndakwinginze cyane ngo uzamure imitekerereze yawe kugira ikigutwara icyo ari cyo cyose. Imana ibane nawe kandi gukomeze mu izina rya Yesu. Dusenge. Witeka Mana nziza, wowe wabanye natwe ukaturinda, wowe washyizeho ubuturo bwawe bwera ukifuza kubana natwe. Icyaha kikabyanga ariko ugashyiraho ubuturo bwera, Satani akaburwanya ariko bugakomeza. Igihe wazaga kandi wubatse ubuturo bwera bukomeye, ariko kwizera gukomeye mu mitima yacu. Uyu munsi wa none agahembe karwanyije ubuturo bwera n'ubu karacyaburwanya kandi kitego gukomeza kuburwanya, ariko reka utubere ihembe ry'agakiza, agaciro kacu kaboneke muri wowe. Ijambo ryawe ridutandukanye n'ikibi n'ikinyoma n'icyaha, ahubwo twiyubake ku ijambo ryawe, udusobanurire ibirenze ibi ngibi, tubisabye mu izina rya Yesu. Amen.